mbeshya ngo dukobwa ngo tuze tunete ngo nabeshya imyaka bitita numwe mbabwira mwe abakobwa mwe musige mukunda baviye abasaza bakuze ni bafite amafaranga ndavuna amafaranga ufite kuvuga nge ndabizi urabizi gusa ndakubaza wowe nzo ubwo nanjye urabona buretse nanjye gato bira babyita gusenya nyabingi n'ibikoresho byazo urabwo uwo mwaza bikigiye abasaza bikigiye nitwe dufite hoho ako zamaza abantu hoho zamaza abantu niyo mpamvu cyabagwe wowe wayago tumukonye n'akyoga zanyice nese fata ibyanjye ndagenda sigeme igikono nakari wahisemo kwicomokera nabacomotse nyine bazakuzirika isemweremo muheto bagapeta imitsingi n'ibihumbi 10 hano nanjye sinahamwe none ahubwo nzovu uzaza mu bukwe bwanjye uyu mwaka wa 2020 akavuga amagambo akabwiti umukunzi wanjye nwambitse impeta gutya na gutya ariko nyuma mukaza bira no kubeshya sirivuze kubeshya burebye ari plaque nongeye kubasuza ngo mukomeje gukurikira mu rugo TV ngiye nk'ibisanzwe ndacyari Bonaventure bimeze cyo mu guhaza Zovuste mbibutsa ko hano dutumira ingeri zose abamama abanyabwenge urukumva mbese bakaza bakagira inama urubyiruko bakagira inama ingeri zigiye zitandukanye urumva dutumira na bamwe bita abasesenguzi abumva wakibara mu cyiciro ya ntabwo ndi urubyiruko uri umupapa nubwo ndi papa gusa yaka ntabwo uri umupapa nta mwana ugira usibye umugore wigeze kwinjira ikarege bamwita bamaze bamwitadura mu maganza wareraga abana babiri batarabana ariko hari ikintu cyakobaje wese urumva ahubwo ndi n'intwari uzi kurera abana batarabana ari gukemeza ukabarera bitewe na wa mutima wa kimwe none se ubwo winjiye umugore ufite abana babiri ugomba kubarera nk'abawe none se ubwo ni ngombwa yuko uko wakwinjira umugore ari ngombwa ngo urere abana batarabawe yabareraga nk'abiwe yakamwana niwe nibura amaganza hari umwana yigeze amubwira ngo tumenye yuko yabareraga nk'abiwe oya kanibaze yakiki jewe nabafitaga nk'abana banjye nubwo nge nta mwana ngira ariko nge iyo myumvire ndafite yuko umwana ni nk'undi nge niba narinjiye nyina basanga nyina afite abana babiri nyina tubahuza akankorera buri kimwe nkeneye kuko abo bana nge nagomba kubahira nkamenya uburyo bagomba kwiga so niyo mpamvu rero n'umuntu wese mbagire n'inama niwinjira umugore ufite abana abo bana uzaba afite nk'abawe mbese reka tuvuge ko ubu ngubu wabafataga nk'abawe 100%. Of course ni ukuvuga ngewe nta mwana ngira nta n'umumbeshyi cyangwa ugiye kumera nka gisuko ariko ngewe inshingano z'urugo ngewe narahahaga urumva umwana yabura ikayi nkayigura umwana yabura utubodaboda nkatugura yagira ikibazo nkakigura nk'umuntu wari uri muri urwo rugo nk'umupapa mbese tukiri aho ngaho Nzovu wowe urumva wemera ko umuntu atunga cyangwa se arera abana batarabe urangiye ko mbyumva nanjye ndi mukuru ishasha kangwe mfite imyaka 50 urangiye yakamwana gakosa gatani kereka wa mugore nawe ari we mamaganza nawe yaza ko yarakubyariye yamara ko bitenda mfite inshingano zaba abana babiri nasanganye na mamaganza kuko nawe yarakubyariye atabitazamira nka isupu ngiye kumena umuceri twajyana ibiti gitarama badutumiye reka mbivuge isupu para umugore yari afite barabanye ariko babana wa mugore afitanye na kandi arakubwiye ngo ukuri kose niko kuvuga guteka mbikubwiye nyine nose ugiye igisupusupu ugiye kumuraburisha ugenda umusabye mwana tujya rushatse kuvuga nge ndabizi gusa ndakubaza wowe Nzovu ubwo nanjye urabona buretse nanjye gato bira babyita gusenya nyabingi n'ibikoresho byazo urabwo abo bana bamaganza iyo baza ko ari bakuru yo kuza boronga ukarongwa na nyina
turebe ubundi babana nta nicyo umuntu apfana babyita gusenya ibikonoshwa na nyabingi zabyo. Iyo urongoye umukecuru wabyaye ukarongora umukobwa na nyina ubu ibyo bita gusenya nyabingi n'ibikonoshwa byayo. Ushatse kuvuga ngo yakarabikora ni ukuvuga ngo utwo twana twari tutwana iyo baza kuba ari bakuru bari imyaka 20. oya njye wenda sinabikora ariko bibaho. Barabasamura ukuntu rwose winjira umugore afite umukobwa mukuru wenda wowe ukiri akajene ukuntu ukajya ufatanya nyina n'umukobwa we. si byose babyita gusenya nyabingi n'ibikonoshwa byayo. ibyo byo bibaho rwose. gusa njyewe ibyo ngibyo sinabikora pasiki njyewe oya. Nese kuki usanga kenshi noneho abana bakiri batoya aribo usanga bashaka abamama bafite abana kuruta uko bajya gushaka abo bangana. Abana batoya utoresore z'iki ugasanga nka mama urabona afite agasore. hari abakecuru iki gihe bafite amafaranga urabona hari abakecuru ugasanga nibura hari uretse gato nkaya kamwana yatatse mama wa papa kandi wa papa afite imyaka 60. Pamela afite 60 koko. noneho neza ko yigize umumaseri none ejo duheretse guhurira Kimisagara yigize umumaseri nasere sora n'umubikira none asigaye yarahinduye nta kimwe Primus asigaye yarageze kuri sikoro reba Kimisagara muri zaga kwa Clement nanjye twakubitanye arimo kunywa sikoro asigaye no kwa Clement abo umukecuru agiye kujya n'amazi azubura ya mazi Ongera uzuza turebe kamera turebere ndo are mama papa yagamenya kuzunguza nzunguza ariko yene nyina wa papa murangana kurusha ingahe murangana rwose nibi nanjye so nzamusamure zamugokomera rwose ko mungana se ntawabakora zamusamure rwose. Nese ubundi ndabohoteye ntabwo ikibi ni ukumufata ku ngufu ariko baramutse bumvikanye yafite imyaka 52 igiye kuzura ejo bundi nibyo papa ngo afite 60. Sinjya mbeshya ngo udukobwa ngo tuze tunete ngo nabeshya imyaka mfite 51 mbabwira mwe abakobwa mwe musigaye mukunda baviye abasaza bakuze niba bafite amafaranga. Nta mafaranga ufite nese ubwo wowe bagukundira iki? Ndabizi abakobwa b'iki gihe basigaye bakunda abasaza ngo nibo babahakeya nibo babaha icyo bashaka ariko nzovu weho nta mafaranga ufite nta mukobwa wagukunda. Abasaza b'iki gihe nitwe dufite hoho ako zamaza abantu niyo mpamvu abagore babyinje tugomba kubakatira kuko babizavara imodoka kugira ngo tufite hoho koko bitimo tukemenya ugende n'ibirenge ko mugasekero ko nkundi Sodoma ko dusangira buri munsi nzovu hoho wayikuye wowe ntabwo mvuze imodokari nkunda bya bijya mu bibyibushye nka mukaruzana ibyo bita hoho nta modokari hoho njye nanga amavatiri kuko njye nzovu nta perime mfite ya hoho ariko mfite perime ya twa dukobwa dutoya twamaneke mfite A na B. hari akamaneke mbonye hano rero hari akamaneke mbonye mu hoteli keza wiyi kakamaneke keza ariko njye ntabwo nkunda udukobwa tutumaneke muca ku mukobwa ibuno byibuze rireba hejuru riri kuri kare kuri kare Nese wasuye kwa Mama Ganza ikarembure abana cyangwa bamaze gukura uhita ubakatira niyo mpamvu usigaye basodoma ikarembure yavuye ariko naritanze ese niba Mama Ganza twaramaranye hafi kwezi niba ari amezi 2 urumva ko nitanze ubwo se ni na ngombwa wenda ariko niwe muntu nabonye wankuragamo inkweto akanyuza ibirenge akansiga uwo mugabo uzasubira urumva navuze ati Mama Ganza rwose utanga kiyafu ategereje kugira ngo ninjire umugore w'abana babirisha ariko wari unashoboye keya zari zihari wa munyamakuru kadushimire abagore mu kigero barimo gutanga keya ugafata nka ya kamwana
wiyambuye inkweto ibirenge birimo kunuka ukemye ukitanga ugafata sitore ukamukoba iyo tubashimiye aba bagore ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru niyo mpamvu ngiye abagore bose inspector none inspector ariyo inspector ni ibishyushatsi ni icyubahiro tugomba guha abagore bafata sitore nka yakama bari kwica abagabo nanone hari umugore igicumbi ejo bundi yatanye n'umugabo we bavuye gusangira agacupa baragenda bageze mu rugo amukubita umugabo yamukubise urushyi umugore ahita yegura agafuni akakubita umugabo hano mu musaya umugabo abariramba mw'abagore mwakwitonze kwica abagabo mukazaza aho kugira ngo njyewe uzanyice nk'umwa nzovu bita umugore w'umukonyine bita mu masandirine agakubita bagwe yica abagore wowe wa yago umukonyine azanyice ese ufata ibyanjye ndagenda nsigamo igikono n'akari wahisemo kwicomokera n'abacomotse nyine bakora aho mva nzovuka ndamufasha aho ngaho ndababwire nanjye mw'abagabo aho kugira ngo uzarinde wicara n'umugore inshuro ya mbere aragusuzugura inshuro ya kabiri aragusuzugura n'ibintu byose natakwica azagufungisha ugenda wari mageragere akorane n'uwo bakoranaga ikindi wowe uri mageragere kwirirwa ufuha ngo umugore yaguciye inyuma icya mbere urafunzwe ukatiye imyaka 20 warenze wari mageragere ukirizwa ngo umugore ngo yaguciye inyuma nose ugira ngo gutegereza imyaka 20 uzafungura ariko nanone naguca buretse nsozi mageragere nabo barapomora buretse nsozi yewe niba uri mageragere for example ngewe yakandi mageragere nateye nk'imyaka 20 aba mfite umugore wenda tubyaranye kabiri agifite imyaka nka 23 akiri muto banatiye imyaka 20 ubwo navuga ati ngo umugore azantegereza imyaka 20 zashaka undi mugabo nawe ugashaka wo muri gereza amahirwe rwose nkabona umuntu ukurongora ukajya umbona ukuntu nsura mageragere bakongora rwose akakugura agasukari ubundi se ko umugore aguca inyuma uri hano udafunze ntansubira no kuguca inyuma ufunzwe uri mageragere ariko nawe wa mugore niba mubomora hanze nawe muri gereza bazaba bakubwo muri mageragere babomora nde barabomora ndi umutinganyi se no guhama amafaranga njye nafunzwe umwaka mfungwa amezi 6 gereza nkuru y'akarere ka Gicumbi gereza bita Miyove ubu isigaye yitwa karere gereza y'akarere ka Gicumbi nakose nk'amezi 6 n'ejo rero ngo kwafata ku mavuta ejo bo ntabwo nafunzwe ni kuri station ngeyo mbaze gufungwa barakujya amageragere cyagiye wakatiwe ukamanuka muri gereza nk'ubu yakamwana afite umwaka umusubiza uzibeshye gatoya haranagarukiye kuba munyabakobwa baza kuduhiga mu Nyakabanda sinjye wasigaye njyenyine ufite umwaka umusubiza waza kumfatira gukota nk'amezi 6 ayo magambo warawigira ngo nturafungwaho ngo ngenze ngo nyamara neza ngo ntago ndafungwa wasakute nk'amezi 6 cyangwa akakunjyanira iwawe wazavayo warabaye muremure impamvu bitewe naho nashatse hari imbaraga bitewe naho navuye imbaraga ziki naho naturutse aho waturutse Inyanza hari imbaraga mwamwumvise buretse gato iwanyu hari imbaraga niyo mpamvu zitwaza icyurucyo mbo urusha Miss Muheto imbaraga Muheto nuko yasinze mbibutse harakabari wowe uzi imbaraga ushatse kuvuga nizimeze Miss Muheto harakabari yanywereyemo babwire bantu mwitwaza icyo muri cyo ngo isoni generale ngo isoni kapitene bazakuzirika bazakuzirika yanywereyemo Muheto bagapeta ibitsingi n'ibihumbi 10 hano nanjye sinahanywera nuko waruvuze ngo ngaho washatse ngo hari imbaraga iwanyu ni Inyanza ngo hari imbaraga bivuze ko wakora ibyo wishakiye ntabwo bakuzirika hano n'umuyobozi baramuboha none se Miss Muheto impamvu bamufunze badusobanukirwe ibyo kuvuga ngo iwacu ngo hari imbaraga ngo nawadukora none se ikintu ndimo ndibaza aka kanya ukumva uri gusanga ufite imbaraga muri iki gihugu we nta uri munsi y'itegeko muri iki gihugu n'abaminisitiri barababangatswe wowe iwanyu ngo ni Inyanza nanjye se ni mu ijuru yabanayo ahangaha turaza kugumya twibaze ukumva ku kibazo kimeze gutya kuki nimve muri toilette kuki ukumva urubyiruko rurimo rwa kera n'urw'ubu hari imico igiye itandukanye bafite se nuko umuco ugenda ukura nkuko babivuga cyangwa hari ikibazo mwebwe mubona mu mboni zanyu kibitera harimo nko kujya kugura indaya
indangamirwa ntabwo kivuga indaya bavuga indangamirwa indangamirwa ni ukuvuga ngo twebwe turagura ariko ikintu nashimira indangamirwa urubyiruko rw'abenshi iba nikingiye ariko indaya uzagera ku ndaya uyu niwe wanjyanye mu ndaya ahantu bita Sodomu umugore bita Alisa wa Sodomu niwe wanjye utwana tuvuga Nzovu niwe wakuraruye Nzovu niwe wandaruye niwe wandangiye umuraho niwe wanyeretse ahantu bita Sodomu ubu mara guhembwa gusa nta handi wagira ngo baranduye ariko gusa ikintu nge nshimira indaya zicuruza ni ukugera ku buribwe ugasanga ikarito ya Prudence iri ku musego ntiwandure ariko bazitangira n'umuriro babajya no kuzifata hari abantu bazibahera ubuntu indaya ariko abangaba bitwa ngo baba mu mago ngo ni urubyiruko ngo ni abanyeshuri ababo akenshi bagira n'isoni zo kujya gushaka Prudence ntiyajya kuri botike ngo mume Prudence kubera iki kuko samutayimu wenda umuntu baturanye azi iwabo azi se azi nyina aravuga ati njya kugura kuri la botike Prudence azabibwira mama ejo mama nazana ugasanga abenshi bano baba mu ngo bakoreraho ariko indaya uko byagenda kose uzayisangana ikarito ya Prudence mbega niko kaza akora ko baba bari kandi buriya nanjye yakamwana naguciye mu ijambo nka petit frère hakurya ngiye guteta umukobwa w'iki gihe ufite imyaka 20 anyumvira ubusa ambwita inzovu zagwa kuri bona cyangwa kuri nohe nzajya kukigura mu ndangamirwa tuvugana amafaranga nimba ari 2 nimba ari 3 yagize akazi nanjye nigende nawe. None se ni byiza ko wagira abantu inama yo kuvuga ngo bagane indaya abwo reka mbonere kubwira urubyiruko rw'iki gihe mwinde kujya mu biyobyabwenge rwari n'itabi za kokayine bagire nimba ushaka kuba ngo enda ejo Nzovu nzaba nitabye Imana yakamwana yitaba Imana hari icyo bazatwigira ubwo se misi ko yari yahiye wese urubyiruko arengeje 22 arakuza ariko urana ngo arengeje 23 uramuzi igihe bukese simbizi ariko ndamukeka ko nawe akiri urubyiruko niyo mpamvu nyine ariko iyo bavuze urubyiruko ubundi wumva ko ari urwera ko reka mbikubwire kuri urubyiruko n'ugera ku myaka ingahe yasamye agacupa akagonga bya biti byo muri kaburimbo babyita umukindo akagonga ibintu byose akagonga bavuga ngo uriya ni umwana n'urubyiruko nawe ubwo ntabwo arengeje 23 niba ari nyinshi so ni urubyiruko urabona rero urubyiruko rw'iki gihe duhereye kuri misi wacu umukobwa wacu urabona we ubwabo yarabagaragaje none baze kubona misi none umukobwa w'umunyobozi none ibaze bano bari munsi ye none barashize ni kwa kundi uyu umuntu akuze abakuze nka mama wa papa Imana imuhaye imodokari sibyo ko yacuje icyo kigahomba kibisaga n'amandazi yeza kugura imodokari mama wa papa n'amaso nzi afite arakuze yari kugonga imikindo sibyo bara abantu b'urubyiruko ngo bukena reka mbikubwire none se yaka ubona Nzovu azagura imodoka Nzovu nta byiza ukitegereje Nzovu narakubwiye ujye ugenda wivugishwa ngo ejo heza Nzovu waretse tukazapfura ubwo dupfuye ubu uracyafite icyizere ko kuzagura igipangu ukagura imodoka uje 52 nanjye ufite 38 nta cyizere mfite cyo kuzagura imodoka nanjye yakangira inama mu myaka ya 40 ufite shakamo abana 2 bariya bamamaganza sabaho niyo ngenzo mfite abana bari we bya none ahubwo Nzovu uzaza mu bukwe bwanjye uyu mwaka wa 2020 yakajya akora ubukwe wabuze kubikora ubutenye ko buja wagiye muri Amerika siya uzakora ubu ngubu mabuja nashimira ko zikunyibutsa mabuja Mutoni Asiya ejo twaravuganye ajya kugusamuza kuri bonani ejo yatangiye ntabwo ari ejo twaravuganye mabuja yatangiye akazi yaranyeretse kuri video ukora ahantu asigaye akorera asigaye yitwara akajya ku kazi imodoka muri Amerika se muri Amerika asigaye yitwara akajya ku kazi imyanda muri Amerika muri Amerika rege imodoka ni ikintu very simple nta muntu ugenda n'ibirenge hariya imodoka barayigwa ukajya ukora wishyura ntabwo imodoka yari igitangaza so icyo nashaka kuvuga rero mabuja yatangiye akazi ubu iyo yagiye ku kazi
umugabo asigara akora ibyo mu rugo yose umwana bagasigarana umwana noneho umugabo yaba yagiye ku kazi mabuja agasigara akora ibyo mu rugo muri Amerika nta mukozi wo mu rugo ubayo nta mukozi wo mu rugo bagira ndababwiye ngo mwe mwamenyereye gukoresha abakozi bo mu rugo hano muri Amerika nta mukozi wo mu rugo ubayo buri wese arikorera ku giti cye ni ukuvuga niba uri umugore cyangwa niba uri umugabo ugomba kumenyera akazi kose iyo umugore yagiye ku kazi umugabo asigara akora inshingano zo mu rugo umwana ukamusigara ntabwo rero uzava hano waramenyereye gukoresha uretse baguhanagurira inkweto agashati bakaguhanagurira babandi mwamenyeye kurya mudakora babandi mwamenyeye kurya mudakora muri Amerika ntuzirirwe ujyayo in America is to work go ahead ariko yaka ariko ndavuga can you wait for a few minutes can you try to speak English ujye kujya muri Amerika can you try to speak English ujye muri Amerika wari gukora akahe kazi koza imirambo y'abakecuru mbese yakabundi niki gituma kugeza na n'ubu uri umwe mu bantu bakunda kugira amahirwe yo kujya muri Amerika ntabwo nkunda kugira amahirwe bigenda bite uretse gatureka kugira amasindi bihe yeko ni Nyabingi yewe dosiye yanjye birorundebe nyirabihogo Nyabingi yaturutse i Bugande byumva aho yakamwana yavuke yitwa Nyabingi bahita hari abo bita ba Nyirasafari ntukambugiremo ntabwo ndi bihe ko sindi Nyabingi urumva uretse tubwira ngiye cyo nashaka kukubwira igihe dosiye yanjye kujya muri Amerika yarahagaze nayibonye rimwe yarakwanze ntabwo rero njyewe njya muri Amerika buri munsi gusa dosiye irahari njye nari kujya aho bita Kasasi ariko famiye yanjye ubu tuvugana iri Michigan nindamuka nahagurutse hano nzerekeza aho bita Michigan urateganya gusiga u Rwanda se ukaba wajya hanze uravuze ngo byebyara njyewe sindi n'umunyarwanda sindi umunyarwanda nuko identity refugee card yanjye nayize mbarirwa mu nkambi ya Mama mu karere ka Kivu yakagira umfosi je ne suis pas rwandais sindi umunyarwanda am refugee from DRC bivuga ngo noneho anytime wa flying anytime isani sawa kumva tiyaka bakira imizigo werekeze United States of America ariko ubuzima bwiza bugiriye mu Rwanda igihe ujya kuvoma inda za Sodoma barisa nagusigiye oya gusaba mbese uramutse ugiye muri Amerika ntuzakumbura ibyo bintu byose waboneye mu Rwanda oya gukumbura ntabwo nakumbura n'abariyo barakumbura u Rwanda na Kongo ndayikumbura ari igihugu nahunze ni iwacu niwo kavukire naho ndakumbura gute nakumbura u Rwanda si igihugu cyacu ndabunaza kuzanyoza amadara n'ijana igihugu cyacumbikiye imyaka igeze kuri 20 kuki nahakumbura noneho ikibazo zakumbura Nzovu zakumbura Kanyumba zakumbura abapampi zakumbura abantu bose zakumbura abantu benshi urumva rero njye ntabwo nabura gukumbura uretse ko wenda bya bindi bavuga ngo hari ukuntu umuntu agera United States Pamela mbaje kumusoza iki kiganiro ari Kimisagara nk'umuhimbi urimo kugwa arimo gutekera abakiriya b'icyayi bakiri nababwira rero nshuti bantu muri Dataina mugende gate abantu bashiriye ku pwinga Gasara TV bamubose bana hariya kuri Grit Hotel bapakiye abantu benshi umuntu ngo yapfuye nuza Grit Hotel nabyo mbise sinzi ikintu nakubwiye mugabanya amagambo by'umwihariko y'urukozasoni umuntu uzi ko yahaye platform Jackie baramufata uwo ari we wese n'abandi bari guhiga reka nongere gusoza 30 minutes irabaye akimara gufungwa yaravuze ahantu inda zifungirwa bahita gukiza Bugesera bahita muhanyi cy'ukuntu hita bahita ngitwe yakamwana yasabiye Jackie gufungirwa hari ahantu kandi ahantu hajya indaya Jackie ntabwo ari indaya Jackie ni umusitari bitewe yuko aribyo yaziraga bitewe uriya mugabo yapfukamiye agatelevi yapfukamiye wamupfukamiye Jackie se wamupfukamiye ahari oya mbese Jackie yateye ivi cyangwa amutera yari afite umugabo amutera ivi gutera ivi uwambitse umusore impeta noneho kwashya niki noneho Jackie afata impeta y'umugabo sinzi nimba byari plaque
plaque z'imodoka cyangwa ni pranka plaque zimeze gutya iyo nzi babeshya beshya ni pranka baba impeta ahita muri toilette Eh, njyewe ikiganiro nakoze mvuga nti ya meta ibimodoka bita maze amacafu bividura amabyi kwa Kabuga na hehe ya meta nibaramuka bayivanye muri toilette ntizajya induba impeta yahenze gure ibihumbi magana angahe turebe ibintu muri mwe mwabasitari mwe murimo gukina reka mbibabwire bizabakoraho ibintu by'amapranka ntabwo yakamana naravuze ngo wa mugabo bavuga ngo ni umugabo w'umukongomani Jacques yapfukamiye gute nk'uko gupfukamuzira gutya akavuga amagambo akavuga ati umukunzi wanjye mwambitse impeta gutya na gutya ariko nyuma mukaza ni ukubeshya sirivuga mbese ubundi inzovu nayo magambo bavuga bapfukamye njye ntabwo mbizi nta muntu ndapfa mbese ntabwo za propose n'umugore w'umukonyine uvuka ahantu bita itabagwe kwa Yago buriya Yago ni muramu wanjye ni ukuri kwima yagenda n'uwo mugore nashatse ngenzo ngevuka i Nyanza iwabo w'inka nashatse itabagwe mu Mutara buriya mugore dufitanye abana bane njye ntabwo nzabeshya buriya hari plaque biriya bintu ntimukabikinishe ufashe impeta urapfukamye nka yakamwa apfukamiye mama wa pampe sibyo ngo umwambitse biriya bintu bizabakoraho ni ukuvuga ngo ntabwo uzigera uporopoza wowe njye ntabyo niyo mpamvu imyaka ngezeho nzagenda mbomore tuvugane 2 3 nta bintu by'impeta ku buryo wacha muri ribo ngira ngo naragupfukamiye ngo impeta nayiteye muri toilette yemeta y'umugore nge sinayita muri toilette n'amakosa imbere y'Imana ibyo